ngo ikaze muri menya n'uyu. Uyu munsi ifungukiye ku mugabane utagira nyirawo, umugabane utuwe n'amoko yose Amerika. Twerekeje mu majyepfo yawo ku butaka bwa Honolulu mu birwa bya Hawai. Byibarutse umukinnyi wa filime kabuhariwe akaba n'umwanditsi wazo Maggie Q. Mvuze aya mazina ushobora kutamumenya, ariko mvuze NIKITA abenshi mu bakunzi ba filime za Hollywood mukomye mu mashyi, muhise mumumenya. Mwishimiye ko tugiye kubabwira amateka ye. Nge nditunga Peter, wakoze cyane kuburi kutwumva. Amazina ye yitwa Margaret Denise Quigley, akaba azwi cyane ku mazina akunda gukoresha mu mwuga wa sinema Maggie Q, ariko akaba yaramenyekanye cyane muri filime y'uruhererekane ya NIKITA. Ibi bikaba byaratumye ariko abantu benshi bakunda kumwita. Margaret Denise Quigley Maggie Q cyangwa NIKITA yavutse tariki 22 Gicurasi 1979. Avukira muri Honolulu mu birwa bya Hawai muri Amerika, akaba ari naho yakuriye. Noneho munyemerere muri aya mazina atatu dukoreshe NIKITA kugira ngo biborohere cyane, kuko ari nako mwamumenya benshi. NIKITA avuka kuri se ufite inkomoko muri Ireland no muri Pologne, naho nyina umubyara we akaba yaraturukaga muri Vietnam. Nyina yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intambara yegoje Vietnam mu myaka y'1960. NIKITA afite abavandimwe asangiye se na nyina bagera kuri 4. NIKITA kimwe n'abandi bana yagannye ishuri. Amashuri yisumbuye yayize mu kigo cya Maryland iwabo ku ivuko muri Honolulu. Kimwe nk'abandi bana cyangwa abajeni, ku ishuri yakundaga umukino wo koga. Ibi yarabizi neza cyane, kuko yagiye aserukira ikigo cye mu marushanwa yo koga inshuro nyinshi. Ibi byanamuhesheje igikombe muri uwo mukino nk'umukobwa ufite umubiri mwiza. NIKITA amashuri yisumbuye yayashyizeho akadomo mu mwaka w'1997. NIKITA ni gute yinjiye mu biri gutuma turi kumuvuga aka kanya? Sinema no kwimurika cyangwa ubyite kwigaragaza ni ibintu nasigana, ni pata na rugi. Ntago wavuga ko uzakina filime ugira isoni zo kugaragara no kuvugira mu ruhame. Aha ntibyavamo, ntibyashoboka. NIKITA yatangiye kwimurika imbere y'abantu ku myaka 17 y'amavuko, aho yatangiye ibikorwa byo kumurika imideri mu mujyi wa Tokyo mu Buyapani. NIKITA akimara kumurika imideri ku nshuro ye ya mbere, inshuti ye yaramubwiye iti wabishobora. NIKITA nawe arashyokerwa. Nyuma ya Tokyo yerekeje mu mujyi wa Taipei naho kumurika imideri. Gusa ntibyamuhiriye bidatewe n'ubuswa, ahubwo bitewe n'ubushobozi buke. Ubwa kakayizingiye ku muhoro gashyirwa kawuciye, NIKITA nyuma yaje kwerekeza mu mujyi wa HongHong nahajya kugerageza amahirwe. Muri uru rugendo NIKITA yatangaje ko byari ibintu bigoye ndetse binakomeye kugira ngo agereyo. Nari mfite amafaranga 20 yonyine mu mufuka. Ntibyari byoroshye pe. Nari imeze nka mama wanjye ubwo yahungaga ava muri Vietnam. Nta rurimi nari nzi rw'iyo najyaga, nta mafaranga nari mfite, ntago byari byoroshye. NIKITA akigera muri Hong Kong agaho kari gahuye n'umunyutsi. Akigera mu mujyi wa Hong Kong yahuriye n'igihangange muri sinema cyane, maze amutoranya mu bantu yifuzaga gutoza ibijyanye no gukina filime z'imirwano, kuko yamubonagamo ubushobozi. NIKITA imyitozo yahawe n'uyu mushinwa cyane yatumye avamo umukinnyi mwiza wa filime ubikora kinyamwuga. Amasomo yahawe na cyane yamufashije kuba umuhanga muri sinema, harimo gusimbuka ahantu harehare, amazu y'imiturirwa, kurwana n'ibindi birungo bikoreshwa muri sinema. NIKITA ibi byose ntagira isoni zo kuvuga ko abikesha cyane. Sinarinzi akantu na kamwe mu byo kurwana igihe natangiraga ibijyanye no gukina filime. Yewe sinabashaga no kuba nakwikora ku mano yanjye. Ariko nyuma yaho muri na cyane yanyigishije byinshi, bihindura byinshi ku buzima bwanjye. NIKITA mu mwaka w'1998 byeriyo nibwo yinjiye mu mwuga wo gukina filime. Umwaka umwe nyuma yo gusoza amasomo ya segonderi, yatangiriye muri filime y'uruhererekane yacaga kuri televiziyo. Filime yitwa House of Dragon. Ikaba yarabiciye ku mugabane wa Aziya, itangira kumugira igihangange. NIKITA kuva ubwo yatangiye kubona ibiraka byo gukina muri filime nyinshi. Mu mwaka wa 2000 yagaragaye muri filime Gay Cops, akina ari umupolisi wa FBI Jenny Quigley. Ikaba yaratumye cyane amugirira icyizere cyane, maze amukinisha muri filime ze nka Manhattan Midnight. NIKITA yakomeje urugendo rwa sinema ari nakagenda amenyekana cyane.
Mu mwaka wa 2002 yakinnye muri filime Naked Weapon. Filime yavugaga ku nkuru y'ubuzima bw'umukobwa Charlie Ching ushimutwa n'abandi bana b'abakobwa bakiri bato bakajya kwigishwa kwica ku kirwa. Muri iyi filime yakinnye ari umukinnyi w'imena aho yitwaga Charlie Ching. Yatumye akomeza kugenda amenyekana cyane mu mwuga wa sinema. Mu mwaka wa 2005 NIKITA yakoze filime ye y'impamo documentaire ivuga ku kwita ku buzima bw'inyamaswa. Iyi ni filime yise Earthlings. Mu mwaka wa 2006 NIKITA yakinanye n'igihangange muri sinema Tom Cruise muri filime Mission Impossible 3 cyangwa Mission Impossible 3. NIKITA yakomeje kwitabazwa nk'umukinnyi w'imena w'umukobwa muri filime z'ibihangange nka Bruce Willis, Live Free or Die Hard yo mu mwaka wa 2006 ndetse no mu ruhererekane rwa Die Hard yo mu mwaka wa 2008. Aho hose twahereye hejuru iri zina turi kumwita NIKITA ntago yari yakarihawe. Aha niho byatangiriye. Mu mwaka wa 2010 yatoranijwe nk'umukinnyi w'imena muri filime z'uruhererekane zacaga kuri televiziyo CW. NIKITA aho yakinaga n'ubundi yitwa NIKITA. Nuko byaje benshi mu mumenya nka NIKITA. Izi filime nizo zamugize ikirangirire cyane. Ni filime zaraje abantu amajoro batagohetse mu bihugu binyuranye byo ku isi n'u Rwanda rurimo. Abantu barara amajoro bareba ubuzima bw'umukobwa NIKITA wakoreraga umuryango w'abicanye atabizi. Nyuma akaza kuwuvamo akiyemeza kurwanya. Uko yagaragaye muri filime n'ubuhanga yakoresheje byatumye abantu benshi ku isi batangira kwiyita NIKITA. Ndetse abana benshi bavutse icyo gihe bahawe izina NIKITA. Wasanga nawe urimo. Mu mwaka wa 2014 NIKITA yongeye kugaragara mu yindi filime nayo yamenyekanye cyane ndetse ikaza no kwinjiza amafaranga menshi kuri box office muri Amerika, Avengers, aho yakinaga yitwa Toriwu. Nta kazi katagira ingaruka kuwugakora. NIKITA yigeze kugira ikibazo cyo gupfa ugutwi kw'iburyo bitewe n'uko ari filime yakiniye ahantu haturikaga cyane. Ibi byamugizeho ingaruka yo kumeneka ingoma y'ugutwi. NIKITA hanze ya sinema numwe mu bahagarariye uburenganzira bw'inyamaswa, akaba ariyo mpamvu ku meza ye nta na rimwe uzigera wasanga ibiribwa byose bikomoka ku nyamaswa. Ndetse akaba ari ambasaderi w'ishyirahamwe rya Aziya riharanira uburenganzira bw'inyamaswa. NIKITA yakundanye n'abagabo barenze umwe ariko bose bagiye batandukana. Yakundanye na Dylan McDermott, uretse uyu kandi yanakundanye n'umukinnyi wa filime mugenzi we w'umunya HongHong Daniel Wu. Uyu banakinanye muri filime Naked Weapon. NIKITA kuri ubu yibera mu mujyi wa Los Angeles aho abana n'imbwa ze 3. Mwakoze cyane, ni naha nsoreje make mu mateka ya Margaret Denise Quigley cyangwa Maggie Q benshi mwamenye nka NIKITA. Nge nditunga Peter, komeza ubane natwe.